negera Imana ndakika uburwayi bwananiye abantu babona ko ndi gupfa nabonye Imana itandukanye n'ibyacu bibi wowe muntu nkurikiranye uyu munsi ikomeza murakoze cyane ngo wanyu dofira bicuti kuri abicuti munsi aba nifuje kubaha umwe mu buhamya bwanjye n'amateka yanjye yuko nakire kwisoma n'umukiza w'ubuzima bwanjye rero inshuti zanjye bakunzi banjye mbere na mbere ndamabwenge Imana ifite imbaraga kandi Imana yacu irakora ikintu cya mbere nshaka kubabwira ni uko ntahaye Imana itabara umuntu itageza n'umuntu rero icya mbere ikindi nshaka kugira ngo mbagezeho ni uko Imana yacu iyo gushaka ibasha kwemera ko ibintu bikomeye bikugeranya bikurenga indi kubundi rero navukiye mu muryango w'abana batanu mvukira mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyarusange ndangije mvuka kujya mu muryango udakijijwe basenga ariko badakijijwe bagenda mu mihango itandukanye igihe cyaje kugera nza gukizwa ariko nkizwa Imana igize gute Imana ikigeragezo cy'uburwayi rero navuga ngo byaciye mu nzira zikomeye nkunde nkizwe narwaye akaguru ngera kure ngira ngo nagiye kwa muganga biranga nza gusenga kwimuka inzira yo gusenga kubera ko nabonye ko byose bigize gute byose byanze nza gusenga negera Imana ndakizwa nsenga Imana ibihe bitandukanye kugira ngo nkunde nkire ariko naje kubona Imana itandukanye n'ibyo batekereza Imana ishimwe cyane mwe mu nkurikiranye uyu munsi ndamabwire ngo iyi Imana dusenga twemeye gukurikira nuko twayibonye nabonye Imana imvana mu burwayi imvana k'uburwayi bwananiye abantu babona ko ndi gupfa Imana ubuzima mbaho nabonye Imana impa inkiza uburwayi inkorera igitangaza cyananiye abana b'abantu rero navuga ngo mwe munkurikiye iyi Imana dusenga irakora kandi irashoboye kandi irakomeye iyi Imana dusenga ifite ubushobozi niyo mpamvu uri kubabwira ngo muyizere kandi muyiringire Imana ishimwe cyane rero nabonye Imana impa agakiza imaze kumpa agakiza imvanye mu muryango utari ukijijwe nakijijwe ngira ngo iyo nkurikiranye nsanga ari Imana yashakaga kubwo burwayi nari narwaye naje gukizwa nkizwa ndibuka nakoraga akazi ahantu Muhanga mu mujyi wa Muhanga abantu bajya gusenga igahogo benshi murahazi najya gusenga nkajya mu gitondo muri Nibature nakoraga hafi y'urusengero rwa DPR rw'Igahogo nkajya muri Nibature nza kumenya ukuri ndabaturwa maze kubaturwa nemera kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye ndanabatizwa maze kubatizwa ndibuka yuko hari umubyeyi umwe ntazibagirwa mu mateka y'ubuzima bwanjye Imana muri uko udashya yitwa Regina Mama Shyaka uyu munsi niwe muntu wamfashije mu buzima bukomeye amfasha mu inzira ntangira gukizwa yarambwiye ati Yesu umwakira azakugirira neza niyo navaga mu rugo hari ikintu nibagiye kubabwira nkiri mu ubwo burwayi nava gusenga nagira mu masanga ibyo kurya bagize babimaze ntabyo bansigiye ubona ko ntari umumaro nava gusenga namara kubona ntacyo bansigiye cyo kurya nkajya uwo mubyeyi kwa Mashyaka ambye ati mwana wanjye ngwino uze ibyo kurya ndaguha kandi wihangane humura Imana izakugira neza Imana imuhuruko dashira umubyeyi yafashije cyane mu buzima bwa buri munsi niyo ndi gusenga musabira ku Mana kugira ngo Imana izamwakire mu bayi kuko yafashije muri ubugendo bwo gukizwa ni nawe muntu naratijwe ndibuka ko niwe muntu wagize gutya nshyikiye aza kubana nanjye kusengera Igahogo rero Imana imufashe kandi izagire gute izamwibukira imirimo myiza yakoze navuga rero ngo uyu mwanya ndababwira ko Imana yo mu ijuru ntayitaba n'umuntu kandi nta igushaka yemera ko hari ibintu bikomeye bigeraho reka mbabwire ngo mwe munkurikiye ko inshuti TV uyu munsi ndababwira ngo Yesu numwakira ukamwemere azaguhindura amateka y'ubuzima bwawe kandi azakora ibyari byanananye ku buzima bwawe uyu munsi ndababwire ngo iyi Mana twizeye impamvu twayikurikiye nuko twemeye tukajya tukayiyoboka twabonye ibintu bitangaza ikora nabonye Imana ihindura amateka nabonye Imana ihindura ivana umuntu mu butayu ikamuvana ku myenda mibi ikamwambika imyenda myiza ikamuvana ku nkweto zishaje zacicagutse agenda ibirenge bye bikora hasi ikamwambika inkweto nzima ikamuvana ku ntera imwe ikamushyira ku yindi
nabonye Imana igabura, nabonye Imana yambika, nabonye Imana ihindura amateka y'ubuzima. Uyu munsi Imana ihindura amateka y'ubuzima bwanjye kubera gusenga no kwemera Kristo nk'umwami w'ubuzima bwanjye. Nababwira ngo ngewe muri kureba nabonye Imana itandukanye n'ibyantu bibwira. Igihe abantu babona yuko ntazabaho, Imana yabeshejeho. Igihe imiryango nako nta mumaro, Imana ngize umumaro. Uyu munsi mfite abantu tubana munsi ku wundi, abantu dukorana umurimo w'Imana, kandi mbona neza yuko impamvu ari uko nagize gute, ari uko hari miliyoni itandatu Imana agiye inkorera. Nabonye Imana ifite inzira zitandukanye n'inzira z'abantu. Imana ishimwe cyane. Iyi Mana yo mbabwira uyu munsi, namabwire ngo iyi Mana mbabwira ifite imbaraga. Ndagira ngo nshimire groupe tubona muri mu gusenga yitwa Intihakore groupe. Nshimire Mama Raki, nshimire Mama Dive, nshimire madamu wanjye ndetse n'umuhungu wanjye Fisto. Imana yamera umugisha kuko ni abantu bafasha cyane muri murimo w'Imana. Ndagira ngo nshimire abantu batandukanye, nshimire God Official, nshimire BRC TV, abo bose baradufasha murimo w'Imana, ndetse n'aya mashusho meza muri kubona nibo badufashije. Imana yamera umugisha cyane. Ndagira ngo nshimire bene data umupapa witwa Saveri ubi Kigali, twabanye kera tukiri abana. Imana imumpera umugisha. Murinda François Xavier, Imana imumpera umugisha. Ndagira ngo nshimire abantu batandukanye twabanye, bagiye bafasha muri uru rugendo. Nshimire pasiteri wanjye Komeza, Imana imumpera umugisha, mwitore ubuzima bushya. Ni umupasiteri mfasha cyane kandi yambaye hafi. Ndagira ngo nshimire abantu bose bafashije kujya mu mwiza ngeze uyu munsi. Bene data mabwire ngo amateka yanjye ni maremare, ariko mabwire ngo Imana dusenga, mabwire ngo ifite imbaraga kandi irakora. Impamvu nyibabwira narayibonye, rero namwe muyikomezeho izaragirira neza. Mukomere ku Mana, nukomera ku Mana izakugira neza. Nuyifata nk'inyembaraga izabye nk'inyembaraga, nuyifata nk'ikomeye ku buzima bwawe izagaragara ku buzima bwawe nk'ikomeye. Uyu munsi nkubwire ngo ntahitapfa n'umuntu, ntahitageze umuntu. Uyu munsi ndarya, abantu bari bazi ko nzicwa n'inzara. Uyu munsi ndambara, abantu bari bazi ko ntazambara. Uyu munsi ngewe nabaye mu butanya kigera kuri 5 muri Kanyarira, nagira umwena ntakekezo mfite nk'iki icyerekezo. Uyu munsi mfite nanjye abankorera, uyu munsi mfite abantu banjye bambona aho uko ndumumaro. Uyu munsi nanjye ndifuzwa kubera Imana. Ibyo byose ni Imana yabikoze, nta mwabwize mu ruhare. Ibyo byose ni Imana abanye nanjye. Ndababwira ngo Imana niringiye ntabwo igikoze isoni. Yesu nashimwe cyane, ntabwo igikoze isoni, narayibonye. Impamvu babwira ibi byose nuko nabonye Imana, ntabwo nabibonye abandi, niyo niboneye. Imana ishimwe cyane. Bene data mu nkuri cyane mabwire ngo mwiringire Imana, nizakora imirimo. Iyi Mana izakora imirimo, ibyo ubona bikunaniye izabikora. Uyu munsi kwamagaze gutya imbere yanyu no kubera Imana. Nge nta ruhare nabigiramo, ntabwo nabyishoboza, ariko iyi Mana twiringiye niyo itumye uyu munsi ndi imbere yanyu. Kavuga ngo nashimira abantu bose batandukanye, tukagira neza. Ndagushimiye kubw'uko tubana umunsi ku wundi. Imana ibampera umugisha. Abantu tubana muri groupe Jacqueline, Imana ikumpera umugisha. Imana impera umugisha abantu batubanyi bangiye kuntera, Imana ibampera umugisha. Ariko nababwira ngo nimukomere ku Mana. Wowe muntu nkurikiranye uyu munsi, ikomeze ku Mana, nizakora imirimo. Ikomeze ku Mana, nifite imbaraga. Ikomeze kuma ibyo ubona bikomeye imbere yawe. Imana izabigira ibyoroshye. Kubwire ngo iyi Mana nuyemerera ikaza mu buzima bwawe, Imana izaguhindura amateka y'ubuzima bwawe. Uyu munsi amateka yahindutse kubera gusenga, yahindutse kubera Imana. Uyu munsi izina Theo rirazwi kuri Ntenyo yo kwa Theo. Abantu bose bumva ku muntu uvuga Imana kandi usenga, Imana ikagira imirimo itangaza ikora. Nababwira ngo uyu munsi mbabwire bene data, ikintu cya mbere kimpagarikije imbere yanyu mbabwira Imana ni ukubabwira ko Imana ishobora byose. Bene data rero bashimire cyane, munkuri cyane kuri Inshuti TV, kandi ngashimira abafatanyabikorwa banjye bafashe umunsi ku wundi. Ngashimira God Official, Imana imumpera umugisha. Ngashimira BRC, Imana imumpera umugisha. Buri muntu wese umfasha muri uru rugendo, Imana imumpera umugisha. Nawe geraho urebe ubundi ugire gute ukiyikire muri uyu murimo. Icyo mpamya nuko Imana aduhamagaye ari izadukomereza mu kandi izavana natwe. Imana ibampera umugisha murakoze.